Ndagusuhuje we dukomeje kubana kuwe wamaze kuza mu muryango wacu nguhaye ikaze nawe kandi ugiye kuwinjiramo twishimiye kukwakira. Nizere ko rero ibyo uri gukora byose biri kugenda neza. Niba kandi wowe bitari kugenda neza ndakwihanganishije, mu buzima niko bimera. Gusa ikosa tuba dusabwa kwirinda no gucika intege. Uyu munsi rero nifuje ko tujya mu burere bw'abana. Mu kiganiro cyacu cya none turagaruka ku buryo umubyeyi yatoza umwana we kumvira. Iki ni ikintu kenshi usanga buri mubyeyi ashaka gutoza umwana we, ariko rimwe na rimwe bagahura n'imbogamizi. Uyu munsi rero turareba uko umubyeyi yabyitwaramo. Akenshi usanga wowe n'umwana wawe w'imyaka ine muhora muhanganiye ubuyobozi, kandi buri gihe umwana agasa naho ari we ubwegukana. Ahanini ni uko iyo umubujije gukora ikintu cyangwa se ikintu cyose ashaka we akoresha amarira, kandi nta mubyeyi wishimira kubona umwana we ari kurira. Ibi rero bigatuma ibyo amusabye rimwe na rimwe umubyeyi abikora ariko atabishakaga cyangwa se abona bitari bikwiriye, ariko mu rwego rwo kwirinda ko umwana yarira cyangwa se yababara. Akenshi usanga iyo ubwiye umwana gukora ikintu atabishaka agutera utwatsi yari muri iyo myaka, waba umubujije no gukora ikindi kintu we yashakaga akirakaza cyangwa se rimwe na rimwe akanarira nk'uko nari maze kubivugaho. Rero niho usanga akenshi ababyeyi bageze aho bibaza batese byaba biterwa n'imyaka umwana agezemo, atese nizere ko azabireka. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuganiraho, tukarebera hamwe icyo umubyeyi yakora cyangwa se uko akwiriye kubyitwaramo. Nguhaye ikaze ku Rugwiro Media TV. Gutoza umwana wawe kumvira birashoboka, ariko mbere yo kubona uko wabigeraho, reka tubanze dusuzume zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umwana wawe atumvira. Umwana wawe akiri uruhinja, inshingano yawe y'ibanze yari iyo kumwitaho, kuko umwana wese ukiri uruhinja bagomba kwitabwaho, nta kintu na kimwe bazi kwikorera. Mbese yagutegekaga icyo ashaka cyose. Yapfaga gutangira kurira ukaza wiruka wahangayitse ukamuha ibyo yifuza. Ibyo rero birumvikana ko byari ngombwa cyane, kuko umwana w'uruhinja nyine aba agomba kwitabwaho cyane n'ababyeyi be. Icyakora nyuma y'amezi menshi umwana yitabwaho atyo, agera aho agatekereza ko ari we mutware w'urugo, ababyeyi be bakaba abagaragu be bashinzwe gukora ibyo abategetse. Ubusanzwe rero iyo umwana agize imyaka 2 amenya ko burya yambuwe bwa butware ababyeyi be bamuhaga mbere, kuko baba batakikurikiza amategeko ye, ahubwo bo baba bamusaba gukurikiza amabwiriza yabo, kandi ibyo bikaba birakaza cyane abana bari muri icyo gihe. Niyo mpamvu rero bamwe bahita batangira kujya biriza, abandi bagasuzugura ababyeyi babo kugira ngo barebe uko babyitwaramo. Muri ibyo bihe rero bikomeye, umubyeyi aba agomba gutangira gusohoza inshingano y'ubutware, agatanga ubuyobozi bwumvikana nk'uko umwana we aba bimwitezeho. Ushobora kwibaza rero icyo umubyeyi yakora kugira ngo umwana we ari gutoza kumvira amuyoboke kandi bitagoranye. Asabwa gufata iya mbere. Umwana wawe azemera ko umuyobora ari uko abonye ko ufata iya mbere. Niyo mpamvu rero ugomba gukoresha bwa butware bwawe, ariko nanone ukabukoresha mu buryo bushyize mu gaciro. Mu myaka 40 ishize, abantu biyitaga impuguke batumye ubutware bw'ababyeyi bufatwa nk'aho ari igitugu. Hari umwe muri bo wavuze ko ubutware bwa kibyeyi budakwiriye, kandi ko bunyuranya n'amahame agenga umuco. Ariko nanone iyo abana barezwe bajeyi, bishobora gutuma batamenya ibyo basabwa, bakigira ibyigenge kandi bakumva ko ari bo bafite ijambo rya nyuma. Icyo bavuze cyangwa se icyo basabye ari cyo kigomba gukorwa, ibyo abandi bitagomba gukorwa. Ibi rero ni ikibazo gikomeye, kuko iyo umwana bikuranye bigira n'ingaruka mu mibereho ye no mu mibanire ye n'abandi, aho azaca hose, haba mu kazi, mu ishuri ndetse n'ahandi. Ibi twavugagaho bituma batabasha kwitegura kuzagira icyo bageraho bamaze kuba abantu bakuru. Ikindi umubyeyi ushaka gutoza umwana we kumvira asabwa gukora ni ugutanga igihano. Hari inkoranyamagambo ivuga ko guhana umuntu ari ukumutoza kumvira cyangwa se kumenya kwifata. Akenshi agashyirirwaho amategeko, yayarengaho agahanwa. Birumvikana ariko ko igihano cyagombye gutangwa bishyize mu gaciro kandi kitarangwamo ubugome. Ku rundi ruhande, cyakagombye kuba gisobanutse kandi gifitiye umwana akamaro ku buryo kimufasha kwisubiraho. Aho iyo bavuze guhana umwana ntago bavuze bimwe byo kumukubita kugeza naho umukomeretsa. Aho murabizi ko hano mu Rwanda ho nari bihita bizamo. Ababa hanze bo barabizi cyane ko iyo umwana nahamagaye kuri telefone ko wamukubise bibi bindi. Ariko buri gihe igihano ntabwo bivuze gukubita. Hari ibindi bihano ushobora guha umwana bikamufasha kumva ko yakoze ibintu bidakwiriye. Urugero, tuvuge niba hari ikintu yari yemerewe gukora
cyane cyane abana bari muri iyi myaka baba bakunda amatelefone, nubwo nabyo tuzabigarukaho ububi bwo guha abana bino bikoresho by'ikoranabuhanga. Nifuza ko twazabigarukaho kuko maze kubona ko ari ikibazo gikomeye. Hari uburyo ushobora kumuha telefone akareba ibyo bitente kuko abana baba bakunda ibitente bari muri iyi myaka. Hari ibindi bintu bimunezeza abakunda. Ushobora kumuha igihano cyo kuba wamubuza kuba yajya muri ibyo bintu byamushimishaga. Icyo gihe iyo ukimuhaye rimwe kabiri asubiza ubwenge ku gihe, akareba impamvu yabiteye akisubiraho. Gukubita ntabwo ari wo mwanzuro buri gihe, nta nubwo ari igihano gikwiriye. Hari ibindi bihano ushobora guha umwana bikaba byamufasha kwisubiraho, nyamara bitavuna inyigufa nk'uko umunyarwanda yabivuze ngo inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso. Ikindi rero usabwa we mubyeyi ni ugushyiraho amahame asobanutse. Hari ababyeyi basaba abana babo kujya babumvira gusa, ugasanga umubyeyi ari kubwira umwana we ati wasukura icyumba cyawe se. Hari abibwira ko ubu ari bwo buryo bwiza bwo kurera abana. Abahanga bavuga ko ibyo bituma umubyeyi aba asa nk'aho ari we ugomba kugandukira umwana. Nanone kandi bigatuma umwana yiha uburenganzira bwo kumvira cyangwa se kutumvira akurikije inyungu afite mu byo yasabwe gukora. Aha rero bagira inama umubyeyi ko aho kugira ngo hare ubutware bwe yajya aha umwana amabwiriza asobanutse agomba gukurikiza. Indi nama batanga ni ugukomera ku mwanzuro wafashe. Aha batanga urugero ko niba ugize icyo uhakanira umwana wawe utagomba kwivuguruza, kandi bakavuga ko ibigomba kubikora ubyemeranijweho n'uwo mwashakanye. Niba umwana yakoze ikosa akaba agomba guhanwa, ujye umuhana. Aha banagusaba ko utagomba kumara umwanya munini ushyikirana nawe cyangwa se wemera kujya impaka z'urudaca umusobanurira impamvu wafashe umwanzuro wo kumuhana. Aha bavuga ko yego yawe igomba kuguma ari yego na oya yawe ikaguma ari oya. Impamvu bavuga ko ugomba kuguma ku mwanzuro wawe, ibi bituma umwana amenyera ko icyo wemeye uba wacyemeye n'icyo wahakanye kandi uba wagihakanye, bityo niba umuhakaniye ntagiye mu bindi byo guca hirya no hino, akamenya ko icyo mubujije agomba kukireka, icyo wamwemereye kandi nacyo agomba kugikurikiza uko mwacyemeranijweho. Muri uru rugendo kandi rwo gufasha umwana wawe kumvira, bavuga ko ikindi umubyeyi agomba kwitaho ari ukurangwa n'urukundo. Aha bavuga ko umuryango utayoborwa mu buryo bwa demokarasi cyangwa se ngo utegekeshwe igitugu, ahubwo hagomba gukurikizwa gahunda yashyizweho n'Imana, aho umwana aba agomba kuyoborwa mu rukundo akazagira icyo ageraho amaze kuba mukuru. Nukurikiza iyi gahunda rero ugahana umwana wawe ubigiranye urukundo, batubwira ko bizamutoza kumvira kandi bitume yumva atuje muri we. Ngibyo rero bimwe mu byo twakubwira byagufasha gutoza umwana wawe kumvira utamuhutaje kandi ukanamuhana mu buryo biri mu rugero. Ndagushimiye wowe rero twabanye, komeza kubana natwe. Niba utarakora subscribe, nagusaba kumwandira kuri ako kazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu bitandukanye. Ndagushimiye by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe, nawe ugiye kubikora nonaha. Dusubire ubutaha, Imana ikurinde.